Edouard Ngirente uyu ni umunyarwanda ariko nanone akaba umunyapolitiki ukomeye, ariko kandi uyu nguyu akaba azobereye mu by'ubukungu. Edouard Ngirente yavutse mu mwaka w'1973. Iki gihe hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri. Bivuze ko uyu munsi Edouard Ngirente amaze kuzuza imyaka 52. Edouard Ngirente yavukiye mu karere ka Gakenke. Uyu kandi yize ibijyanye n'ubukungu muri kaminuza y'Ububiligi ndetse na Leuven. Akaba afite impamyabumenyi kandi ya masters mu by'ubuhinzi ndetse n'ubukungu. Yize kandi bachelor degree muri kaminuza y'u Rwanda yitwaga Kaminuza Nationale y'u Rwanda. N'ubundi naho yahize iby'ubukungu. Edouard Ngirente mbere y'uko aba minisitiri, dore ibintu yakoze byinshi bigiye bitandukanye kandi benshi bamumenyeho. Yabaye umujyanama muri banki y'isi nanone guhera mu mwaka w'2011 kugeza mu mwaka w'2017. Edouard kandi yabaye ushinzwe ubukungu muri kaminuza zitandukanye z'u Rwanda, aho yari projet manager w'izi kaminuza. Edouard Ngirente yari yasimbuye Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2017. Edouard Ngirente nibwo yabaye minisitiri w'u Rwanda. Yabaye minisitiri w'Intebe wa 11 u Rwanda rwava mu ntambara yo kwibohora ndetse kugeza uyu munsi. Edouard Ngirente yazengurutse imigabane myinshi itandukanye, ari nako abwiriza imiryango kandi ayikangurira uburyo imiryango yose ishobora kubyara abana ishoboye kurera ndetse babana batazabaho nabi. Yazengurutse imigabane. Mu masaha make Perezida wa Repubulika amaze gutangaza yuko Edouard Ngirente yamaze gukurwa ku mwanya wa minisitiri w'intebe ndetse kandi yamaze gusimbuzwa n'uwitwa Dr Nsengiyumva Justin. Uyu Dr Nsengiyumva Justin ari nawe wasimbuye Edouard Ngirente, nawe ni umuntu udasanzwe mu bijyanye n'ubukungu kubera ko abifite mu burambe, kuko ibi nanone yabikoreye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu yabaye kandi guverineri wungirije muri banki nkuru y'u Rwanda. Uyu Dr Nsengiyumva Justin yabaye kandi umujyanama mu bukungu mu bijyanye na guverinoma nanone y'Ubwongereza mu bijyanye na gari ya moshi ndetse n'imihanda guhera mu mwaka wa 2016. Yari umufatanyabikorwa kandi mu by'ubukungu guhera mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2016. Ubundi bivuga ko umuyobozi nk'uyu nguyu minisitiri w'intebe mu bindi bihugu ntabwo aba afitweho ububasha na Perezida wa Repubulika. Hari igihe biba ngombwa nanone ko Perezida wa Repubulika aba adafite ububasha kuri ibi, kandi nanone muri iyi miyoborere y'uburyo minisitiri arimo kuyobora ibi ngibi Perezida akaba nta bubasha bifiteho. Gusa imiyoborere y'u Rwanda iratandukanye kubera ko ahubwo Perezida aba afite ijambo rinini cyane kuri minisitiri ndetse kandi abashobora kumweguza mu gihe bibaye ngombwa. Uyu minisitiri nubwo hari inshingano abasangiye na Perezida, bijya gusa naho twabyita ko ari equilibre cyangwa se kunganya inshingano cyangwa kuwizinganisha, nubwo inshingano nyinshi ziba zifitwe na Perezida wa Repubulika. Akenshi kandi niba Perezida wa Repubulika nanone yitabiriye inama yagombaga kuyoborwa na Minisitiri w'Intebe, ubwo biba bihindutse. Perezida wa Repubulika ubwo niwe buri buyobora iyo nama aho kugira ngo nanone izi kuyoborwa na Minisitiri w'Intebe nk'uko byari bisanzwe. Dr Nsengiyumva uyu nguyu wasimbuye nanone Edouard Ngirente afite impamyabumenyi ya PhD mu bukungu ndetse kandi yari yikwiye muri kaminuza ya Leicester. Uyu kandi yabaye umukuru wa banki ye ku giti cye kandi akagerageza uko ashoboye kose kugira ngo nanone akurajinge cyangwa se yongere abamugana ndetse kandi n'abinvestinga muri iyo banki ye. Bivuze ko iby'ubukungu yari abizi neza cyane. Dr Nsengiyumva kandi nanone yabonye impamyabumenyi ya masters muri kaminuza ya Nairobi ahangaha ni muri Kenya. Yabonye kandi bachelor mu by'ubukungu. Ibi ngibi nanone iyi ngiyi yabikuye muri kaminuza yitwa Catholic University of East Africa. Dr Nsengiyumva yitezweho kuzana impinduka mu Rwanda ndetse kandi no guteza imbere ubukungu. Akubaka umuryango mugari ufite ubukungu
ndetse kandi agakora byinshi bitandukanye, agashyiraho intego zizatuma igihugu kibasha gutera imbere ku muvuduko munini, akabasha gushyiraho ingamba zizatuma igihugu gitakaza amafaranga make, agashyiraho nanone uburyo bwose bushoboka kugira ngo umuturage ajye ku isonga. Nanone mu byo yitezweho, yiteguye kuzana impinduka kandi agasigasira ibyagezweho ndetse kandi n'ibyabashije kubakwa n'abayobozi asimbuye. Yitezweho gushyiraho gahunda nshya zizatuma umuturage atera imbere kandi na guverinoma muri rusange amafaranga asohoka akaba make ugereranyije n'ayinjira. Minisitiri w'Intebe birasa naho nanone afite inshingano zitoroshye, ariko nanone ibi ngibi bibasha kuba nanone bishobora kuba byakerekana umuntu nanone wagirirwa icyizere mu buryo bw'ubukungu kandi akaba yarabyigiye. Minisitiri w'Intebe aba afite ubushobozi nanone bwo kuba yagira abasirikari bamurinda mu rugo rwe kandi nanone akaba acungiwe umutekano. Minisitiri w'Intebe aba ashobora gusimbura Perezida wa Repubulika mu gihe adahari. Minisitiri w'Intebe kandi aba afite ububasha budasanzwe, nk'aho ashobora wowe ubwawe kukuburanisha cyangwa wowe yakureba nabi mu gihe nanone ushobora kuba utamuhaye icyubahiro kidasanzwe, ndetse kandi mu byubahiro agomba ntubimuhereze akakureba nabi. Naguhamiriza ko bitakugendekera neza mu gihe nanone yumva ko ibyo wakumbaga gukora utabikoze wenda mu buryo bw'agasuzuguro. Minisitiri w'Intebe ni umwe mu bantu baba bafite ijambo ridasanzwe kandi nanone uvuga rikijyana. Minisitiri w'Intebe iyo akwishimiye aba ashobora kukuzamura mu ntera. Gusa ntabwo twakwirengagiza ko nanone aramutse atakwishimiye nanone bishobora kukubera imboga n'ibisusa kwa kundi wabitekerezaga, ndetse kandi bigahinduka ku rwego ruri hejuru. Minisitiri w'Intebe cyane cyane hano mu Rwanda, abaminisitiri b'intebe baba batandukanye kandi ndetse usanga akenshi bagendera kuri gahunda za leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho usanga abandi baminisitiri b'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nubwo atari byose usanga bigomeka ku butegetsi. Uyu munsi wa none abaminisitiri b'intebe bose bamaze kuyobora u Rwanda ni abaminisitiri 11. Perezida wa Repubulika hari hashize igihe kirekire ndetse kijya kungana n'umwaka nyuma y'uko amaze kwiyamamaza kandi amaze gutorwa, nta mpinduka na nkeya azana mu buyobozi bwe, nubwo kenshi butagiye bufata ku bayobozi bakomeye cyane. Ubu ngubu nibwo atangiye kugaragaza impinduka zidasanzwe kandi no gukora mu buyobozi. Uku guhinduka kwa Edouard Ngirente ntabwo abantu benshi bari babyiteze. Icyakoze mu masaha make nibwo babonye itangazo kandi nabo ntabwo bazi impamvu uyu nguyu Edouard Ngirente yasimbujwe. Gusa benshi bavuga ko nanone bamuziho ibintu byinshi byiza kandi ko yabashije gukora uko bishoboka kose, mbese yabaye umugabo. Edouard Ngirente nta kintu na kimwe aratangaza. Gusa nanone nk'uko tubyumva kandi tubizi, iyo wamaze gusimbuzwa ku mwanya wawe usibye kwemera nanone ko ugomba kuvaho kandi ko nta kintu na kimwe gihoraho nk'impinduka, ibi ngibi ugomba kubyakira. Nta kintu gihoraho nk'impinduka. Impinduka zigomba kubaho nanone kandi nta gahora gahanze. Gusa nanone twavuga ngo yakoze ibikorwa byinshi byiza kandi bidasanzwe. Uyu nguyu nawe ugiyeho aramutse akoze byinshi bigiye bitandukanye kandi agakorana umurava kimwe na Edouard Ngirente, u Rwanda rwakomeza kwihuta mu iterambere muri rusange. Ntabwo twakongera kubona u Rwanda ruciye bugufi ndetse kandi rukataje mu iterambere rugenda gake gake, kuko Edouard Ngirente nawe yazanye uburyo nanone bw'ubukungu budasanzwe, ndetse kandi u Rwanda rukomeza kuzamuka mu iterambere mu buryo budasanzwe. Yazamuye igihugu, yabaye hafi y'abaturage, yumvaga ibibazo by'abandi, ariko nanone umuturage akaba ku isonga. Ndirinze yumva uyu nguyu nawe ategerejwe ibintu byinshi, harimo guhindura abaturage nanone kuba abamenyi mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ubuhinzi. Hari ibijyanye nanone no guteza imbere igihugu ndetse kandi no kucyongerera ubushobozi mu bijyanye n'ubukungu. Yitezweho byinshi muri make. Gusa nanone izindi mpinduka zizaba tuzagenda tuzimenyeshwa nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe amaze kurahira, kuko byose bizaba nyuma yo kurahira.
nibwo tuzamenya abayobozi bagiye bavanwaho na minisitiri w'intebe ndetse n'abagiye bashyirwaho na minisitiri w'intebe, kuko ari we ubifitiye ububasha ndetse n'ijambo. Njye mwari kumwe, nitwa Thomas. Ukomeze kugira ibihe byiza kandi wakoze gufata umwanya wawe hanyuma ukabana natwe. Bye.